Unzini wae. Unzini wae. Ndakuzi? Ukora hano se? Ukora hano? Meze bite? Komera bizi. Mukobaye? Iki? Rinde wo. Umuntu. Komera. Makuru. Makuru ni meza. Kunuka inzoga. Oya ntabwo ese. Diari Uvuye wo. hano mu kabari? Komera diari wo. Suwe komera. Komera cyane. Kuba wabaye mwiza. Wabaye mwiza ariko nawe warahindutse. Kunuka inzoga. Oya ntabwo ari inzoga. Nakaje ndiko. Kandi mbonye uturukamo hano mu kabari. Ko mbona wahindutse ukuntu. Ya. Insengero zarafunzwe. Mutemwigira mu kabari. Meze neza ariko dia. Cyameze neza. Oya hano ntabwo nutsemo hano. Ahubwo rero duherukana nyine insengero zarafunze ariko Wasinze. nasinze ahubwo imbe kureba n'inshuti yanjye hano. Uvuye hano mu kabari wasinze pe. Oya ntabwo wasinze. Se pasite byaje kugenda bite? Ahubwo bikanguhe ko n'umutende hamwe. Oya pe. Njye ntabwo bino bintu mbiwe. Ntabwo bino bintu mbiwe pe. Ya. Amakuru yose. Amakuru y'imisi. Duherukana kera ahubwo kagahungu mwarimu mufutemo inshuti muracyabana. Aya ntabwo. Insengero zarafunzwe turishingira. Ubu twaratandukanye yaragiye nanjye bundi mu rugo. Uri hehe so? Sha ubu nari maze iminsi ifite akazi ariko byaranze. Waye mwiza ariko nawe warahindutse. Waye mwiza pe. Nuko usigaye unywa inzoga koko. Tujye tujyaye tuvugana umbwire n'amakuru. Ubu nta kazi ufite nanjye nyine ndicaye. Ariko ashaka kukubaza umuntu bita Kibasumba ufite akabari uza hano hirya akorera urahazi ngo njye kukugurira agacupa nawe. Pe uwo ntawe nzi ariko ntabwo unywa inzoga. Ntabwo muzi. Ntabwo uri kunywa inzoga se ariko nkubwiye ndakugurira agafanta. Nta kibazo. Ntabwo njyewe inzoga nyinshi ariko rero urumva uhura n'abagabo nyine byarangiye mvuye n'abagabo barashidukana gakeya ariko ntabwo nkunda kunywa urasuka inzoga nyinshi maze inzoga nyinshi n'ibibi. Ya rero uvamubwira iki kintu kamera nabi. Ntabwo nyenzi buri gihe ariko rero n'umugore nawe n'abagore bakaba n'ibibazo ukuntu mwasuzugura nyirwa ko uhagaze sibyo. Ndahagaze rero pasiteri iyo foto bari kungurira nayo mutaha hari umuntu ngiye kureba hari akaba dufitanye gahunda ahubwo reka ngende. Wese urahindutse se dia? Oya si uhindutse iyo foto nzayibona itaha. Tuje tuganira umbwira ati jye kugura agafata none urabihindutse. Oya abagore namwe mugira imico imeze kimwe. Ibintu birahindutse hari umuntu ngiye kureba hari ahepfo ahubwo kamubwire tuzasubira. Karya ariko nimero ndacyayifite zaguhamagara rero genda sibyo muri none ushaka kukuvugisha kujyana ngo agacupa sibyo nta kibazo. Ariko rero urantengushye nawe umutengushye pasite genda ariko urantengushye birihutirwa tuzahura ubutaha. none ubwo ngubwo ariko ntacyo genda umukobwa yaciye cyabaye na kimwe ariko ntabwo aruta mama mbaya nawe asigaye asuzugura akanca amazi ntacyazaga nararebe undi se ntabwo bwawe wijuse aribwiye uburyo bwafata muyangira ntabwo urasubunyirwa ntagenda ni akazi ke. Urashaka ko ngusomye ko ndeba usaba agusuhuza uraho neza amahoro ubibona se nyine. None se pasiteri byabara abandi bajyaje kumuryohera ku buryo asigaye ari gutuma ukamushyira mu rugo. Ntabwo ari muhizi ntabwo ari muhizi ariko arabisara sigaye ajya mu rugo iwanjye ntabwo nabyumva habe na gato. Ejo yadusize mu kabari aza kugurira umugore wanjye inzoga
mubwira gahera umutumye wundi arembye agawe bicuza ariko ntabwo ari n'umugabo cyaje soya cy'ikigori uyu kidashaka umugore wa ndamubona ariko witse niyo ntabwo ndi kwibeshya nta nimuhize kandi magana mbe mutegere araza arabisobanura agiye none se pasiteri icupa ryaramuryohanye kugera hasigaye ari gutumuka arimushyira mu rugo kamuryohera se araryenga ntabwo aryenga atari amahoro zibona afite ikihe kibazo nta kibazo gifite nta kibazo gihari nta na kimwe ahubwo kanigendereye ubu se uragerayo ndagerayo nyine aho genda da ndagerayo genda ntukimbuza kugerayo n'igihe aho genda kirazira ntabwo bibaho amahoro pasi amahoro se ni amahoro nyine niko muhi basize nari ngarutse kubareba wadusiga ugagiye nambara ubukeye bukabahise ukaza mu rugo iwanjye sinkubonye uri kumwe n'umugore wawe none se umugore wawe ko duhuye hariya mu muhanda nawe yabaye umugore wawe twari reka nkubwire muhizi jya hari icyo ujya witondera wadutaye mu kabari jya nambara ubukeye urirukanka ndikubonye n'umugore wanjye uvuye kumugura inzoga umugore wawe ntabwo ariyo mbonye hano ntabwo babonye arambona ahubwo jyewe arambona buretse duhuye yigendera nta nzoga njye namugure nari ngarutse kubareba ntabwo nanabyumva habe na gatoya ntako ubundi byibuze ashaka abagore banyu ubundi urize kugana igiti cy'ubugesera wazashatse umugore wawe uraza winjira mu bagore nanjye ngiye kumushaka ejo bundi ngiye kumushaka nanjye gute kuza gufata abagore b'abagabo babifitiye niba rero njyewe ndakwiyamye ubucuti bwanjye ntabwo nari nzi ko ari niba ari uko uko wari umeze urangire aho ngaho ntabwo njyewe nabara n'umugabo nkawe njyewe ndakubwiye ubucuti bwanjye n'ubucuti ntabwo niba ari aho winjira ushaka ubucuti bwanjye ndakwiyamye fata inzira ugende hanyuma genda reka nkubwire uriya mugore arambura ahubwo niba ari usigaye uza kumugana n'inzoga simbabonye ahubwo simbabonye basigaye basangira inzoga azarengera genda iwanjye menye ngo ni gute iriya musenyi ngo ni mugizi agera mu rugo akajya kumusangiriza n'umugore akamugura icupa ejo asigaye mu kabari genda ambara ubukeye ntari yaje kugenda nkamugurira simbabonye ndashaka kuvuga ko ntabonye babonye ni genda babonye bari kumwe nta kindi baba bavugana ariko nzabimenya jewe abantu bahabagiye hera ko mbona n'umwana ukora ariko ndamutegereje ari hanze abantu bose bagiye abantu bahari abana bashobora kuba bagiye ku ishuri
ahubwo umudamu yari ahari, umudamu ashobora kuba agiye kuri botike kuko mu kanya yari ahari, ashobora kuba anyarukiye kuri botike. nta kibazo reka mutegereje. Wabashakiraga amahoro ariko nta mahoro tuye muri karitsiye wacu ni hano hirya. nanjye ndi umutekinisiye ndubaka, nuko bari basize hari utuntu nari ndi kurangizamo hano. nawe ufite ikiraka wazamuha. uri gukoreramo hariya? ndi gukoramo hano, hari utuntu ndi kurangiza. Okay. nta kibazo. icyo bitwaye none se bampaka nimero se ntaza kubabwira ko hari umuntu waje kubareba akababo. nta kibazo. ariko nanjye ntaza kuza kukuvugisha. amazina nandika bande? witwa Jeanne. nayifashe naje kukuvugisha. ubahugutse nkasanga nze kuguhamagara ntakurogoye tuganire. nze kuguhamagara tuganire. ufite umwanya mbwirutse n'akazi. umwana mwiza, ndaza kuguhamagara tuganire. ndaguhamagara ndasoza akazi hagati ya saa 10 hano ubuhugutse naza kukuvugisha. ndaza gushyiraho amayinite ahagije uhamagare tuganire, tunatunaganire neza. kubwira rwose akoze. Okay. abantu baha rero nibaza babwire ko nababuze. ndabakubwira ndababwira ko hari umwana mwiza waje kubasura. yego nta kibazo. kubareba akababo. sawa rero.